reka nkubwiye cyabira nukuri kw'Imana narubwo zikamira nayimwe umuntu w'umugabo utashobora n'umufuka w'amakara ubu njya gutanga ibiceri hejuru y'umufuka w'amakara akoze ubese ubutunzi mufite amafaranga 300 kuyatanga urumva koko hari igihombo ubwo urumva rero wajya mu mandi ukayatarugura aho wabereye watoraguye angahe tugende gusa mushiki wari usibushake kikani giye kugenda mushishure arahari saho arahari no zo byagenze bishe noneho na nyirado arahari ari ahantu yarari hirya munsi y'urugo ari munsi y'urugo niho yari nagari bunye gende nagari bunye mubaye iki ko mungwa bitesta amakuru twendera muri kuzamiya gateka none se ko wowe ko tujumbwira ngo umeze wagurumanye uhisugira hano mera nk'urukomaro kubiswe n'umuriro umeze se esther neza warura mushishure ture nakishura se bayinga amushisha se yakoze akuru narumwe umbwiye ngo iki yinde wowe ko bana ya esther sinamukoza ari batese makuru ariko abagore ye akagabo gahimba kandi kataraza namarere wari ufite yagera na hano ngone amagambo mwihorereye umureka n'amagambo kwigenda magambo yawe barayaje ye ceceka ungize njajwa ariko mbega kumi ewowe Chabira, ¿dónde más? Bamenya. Ubu mukiriya kwicara kwa kamukarumba narabya. Uno. We Chabiranya. We boss. Vamos chavaio. Vamos ver uma cadeira. Quadrando com uma mesa. Karibu boss. Sasa nani ngoni malia? Sasa bossa aliyewa. Mzee kamasa. Umugize ngoni bossa. Nashaka kama malia. Sasa nizi ngoni uri hano mu rugo wa? Maila nako. Igiye kwanza. Ntabwo nzahano yaje. Bana izuba ryo mu Rwanda rigiye kwica kabisa maze kumeruha arakwe izuba ryo mu Rwanda. Ariko kama wagire kakube. Umuntu mbamana usaga bawo bo muri Kongo. Nazalo pale sehemu za Kongo. Aitwa Lubumbashi. Lubumbashi. Unajua bande kubyumva sasa hali aliho navukiye lakini mazi miaka mibiri hano mu Rwanda. Munagerageza kumenya Kinyarwanda. Wewe uri umukire ariko makamasa. Ni Kinyarwanda lakini nagerageza kukifuka. Kukifuka kugisha kuvuga Kinyarwanda. Nagerageza ahubwo ari ngiye nciduka nanjye wanjyanye muri urwo rurimi. Sasa winjana mu bintu byinshi nashakaga amarira. Naho hari madamu naho hari basi niba amarira adahari madamu ntabwo nakubona. Hano bose bagiye ntabwo nza hano bagiye. Ntabwo buri akamasa. Harakantu buri amazi imitsi n'ubu yashaka kukubaza. It's when the TV Sasa niba amarira adahari na madamu sinamubona wapi. Buriya ntabwo nza hano bagiye bose na mabuja. Ariko mabuja hari ahantu yagiye umukobwa mwiza bamutahaga izina ryiwe. Bamwita Esther. Ahubwo buriya kamasa
mbona uri umuntu w'umunyabwenge cyane umva wadanje ibyo mvuga se byo uretse gato sasa hari kitu nibutse igihe duherukana nkubwira ngo uze tuganire nkugurire kasoda sasa niba narakuguriye soda niba narakuguriye pombe inzoga yego ama byaje kurangira gute natashe gute twaganiriye iki ntabwo nibuka byagenze bitewa buriya cyagihe ukimara kumumba weze gusara ikintu twavuze reka da waramamagaye nyimara kugeraho uwacyagiye nari bugusange ewe wahise ufata moto macari hajya ni macari cyabiranya wewe ngiza ukuri wa ibyo ndi kukubwira n'ukuri nasema ukweli wowe nyimara kuhagera wahise ufata moto urigendera ahubwo reka mubwire kamasa buriya umuntu ashimuta umuntu agamije iki urakabaho turakwemera tera imbere zamuka turagukunda iyo twicaye dusoje ninde ushaka kuza ngo ahansange ntabwo turi kumwe wagira ngo umuryango ambajije esther iri mu rugo nugushira inyama ku mushito oya ntabwo ari ibyo by'imishito nkagutya nkaza nkagufata nkahita wenda nkagupfuka nkahita nkujyana oya wivuga iby'inyama gufata umuntu nk'ubu ngubu ugahita untwara ahantu ntazi tuvuge ko gushimuta ntabwo ubizi ntabwo uri kubimenya harya wari kumbaza nandi kukubaza nyine ukuntu umuntu tugiye barabwo ngubwo ntabwo bizi ibyo byo gushimuta ubuse ntabwo hakinze ni karibu uzi ko narinzi yuko uri mu mbeshya oya nandi mu rugo karibu mayira bitese narinzi yuko rwose uri kumbeshya nandi ukubeshya bimeze bitese ya gahunda wambwiraga y'abana bo gufasha n'abandi bafite ibibazo bigiye bitandukanye bigeze hehe ko nategereje liste y'abo twofasha twababura abantu none byaje kurangira gute kutama amakuru warimo kumwisha navuganye na sociale wa sector ndamubwira ko amayira nahabonye umwana ushobora kumpuza n'aba nari kukubise ko nibera no mu rugo ntabwo nagiye mu kazi uyu munsi bimeze bitese ni sawa kuri hano se mayira mba ndi gutembera umudamu nawe ntahari uriya ngeze mu rugo nsanga ngo yagiye mu bukwe mu ntara ntabwo wari ubizi se ntabwo nari mbizi mumeze mutese ndabona ndi kuri agafilime ariko mbonye zose nanazireba ahantu si uhabona ute umaze kuhamenyera umaze kuhamenyera gusa ni heza ariko umaze no kubyibuka uzi ko wagira ngo hamaze umwaka aho noneho mayira nawe rero nzabaze cabiranya ko nta muceri yasize mu nzu wapi pe narahakiriye none se bimeze bite narinzi akantu se ni akantu k'umurimbo sasa reka ngende gato mu gikari ari kayimeri nari nibagiwe gusubiza isaha yangeranye rekanze gato kidogo acha kidogo kabisa utarudi